Tambire mutaramire ugubwe neza, ipfubyi zigubwe neza, abacitse intege bagubwe neza. Amen. Ngaho yigine. Nzagutambira kuko n'amavunane ndwaye, warayamaze igihe wanduhuraga, reka nkutambire nkutaramire ugubwe neza. Nzagutambira kuko n'amavunane ndwaye, warayamaze igihe wanduhuraga, reka nkutambire nkutaramire ugubwe neza. Haleluya. Nzagutambira igihe wanyujije amavunja, nagendaga namaritse amaguru, ariko waraje mwami urayagorora. Haleluya. Kuko n'amavunja warayamaze igihe wanduhuraga, reka nkutambire nkutaramire ugubwe neza. Yego. Amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Nsigaranye tariko nzi ko Imana izi impamvu yandemye, nzi ko impamvu Imana yashyize aha ku isi. Icyambere izandinda ibyaha. Byaba bibabaje ndi umwana w'ipfubyi, ndi umwana utagira imiryango, nkajya no mu isayo y'ibyaha. Nzi ko n'abangirira neza baba batakingira neza, naho abantu banshinze ibyo nakora, ariko nzi umutima wanjye nzi ko ibyo bintu utabikora. Imana tuzi ko ari we mutangamuhamya mwiza. Nzagomeze nibanire na Yesu watumye mvuka muri ubwo buzima. Na byinshi nagiye nshakisha binyica n'ibinyice, njye nguma nibere iruhande rwayo. Ubwo iryo jambo niryo nahagurutse ndababwira ati tubwire rero impamvu iryo jambo rigufasha. Urumva uba wicaranye n'ibintu byiza, dusomere noneho nurangiza urisobanure. Nyine ndababwira ati iri jambo mbabwira aho naryumvise, kuko Umwami Imana izanabara nicyo gituma namwara. Bishoboka ko njye nubwo mwari munzi Imana, ariko ntago mwari muzi amakuru yanjye cyangwa ubuzima bwanjye. Nzi ko mwakundaga kunyibazaho cyane. Njye mureba ntabwo nzi papa cyangwa izina rye ngo ni. Navukiye ku mumama w'umusazi, yantwise ari umusazi, aterwa inda ari umusazi. Ubwo rero murumva nta Imana itakoze. Ubwo rero niyo mpamvu nkunda gukomezwa n'iryo jambo ngo kuko Umwami Imana izanabara nicyo gituma namwara. Ibyari bimwaza si uko bitari bihari, byari bihari. Yego. Birumvikana ibyari kukumaza byari bihari, ariko ukiri muri uwo muryango bagufashe neza. Usibye uwo mumama wagufashe wagutoye, abandi bana byari bimeze gute? Mwari mubanye neza abana be? Noneho n'uburyo bwe bw'ishuri wize gute? Mbura mukecuru ndumva harashize igihembwe niga, kuko nahise numva, kuko mbere yenda niga yazaga agakunda kunkurikirana, kuko mama yazaga ku ishuri akarwana ngo ashaka umwana we. Yaza nta kindi ni nko kunkubita. Njye hari igihe namusangaga ngira ngo buriya ni mama wawe, ngewe nkamusanga ngira ngo ni rwa rukundo nyine ukumva ufite ishema rwo kuvugana na mama wawe. Ariko siko byari biri. Yahitaga nterura akajya kunkubita, akankubita. Igihe kimwe nyine ndumva narabagaho kubera Imana atari ukubera abantu. Ishuri wararikomeje? Narwo naryize nabi, ariko ndumva nta shuri rirenze iri ngiri. Oya, wagarukiye mu wa kangahe? Ndavuga mu mashuri asanzwe. Amashuri asanzwe nagarukiye mu wa gatanu, naho nahize igihembwe kimwe primaire. Kandi nawe urangije utambwira ngo gusoma ni iki. Najyaga ku ishuri aho kwiga,
nikururira bimbaho nkumva ubundi ndiga mu biki ariko ubwa mbere mfite mukecuru uwo mukecuru wantoraguye numvaga nyine mfite intego ko nzaba muganga nyine nkakiza abarwayi ariko ndumva ngo yarapfuye bwose ubwenge nari mfite bwahise bujya hasi bakambaza nk'ibibazo wapi ndi nk'ahandi hantu ndi mu ishuri ariko imitekerereze iri ahandi hantu waciye mu bintu bikomeye ariko Imana yabikurindiyemo naryo ni ishimwe ry'Imana kuko nubwo utize ayo mashuri menshi ariko ishuri ry'Imana ryo wararyize kandi uryiga neza kugeza kuri ubu se mama bimeze bite? Mama nyine ubwo burwayi buracyakomeje ariko ni ibintu nariyakiye ko nta kintu kibaho Imana itakizi niyo nyine izi ikizikorera hamwe no gusenga kandi nkajya muranyishimira uko mubona iyo nagiye mu rugo kuko akunda gukubitwa kuko ninjye bazi wahakuriye uwo muhungu ntago bamuzi ariko nkagerageza kuko kumusanga ni ukunkubita cyangwa akanyirukaho ariko umutima amaraso ni hatari njye ngerageza kubyirengagiza nkanga kujyayo ariko nkageraho nkajyayo ubwo rero kumureba yambaye ubusa yiruka mu muhanda naho twabaga yarahashenye ari itongo hari n'undi mwana nawe bamuteye inda yavutse nk'uko navutse ariko njya nkurura ko we yambereye igitambo we yamwishe nabi yafataga urugo twari dufite akamurenza yakongera akamugarura noneho abantu ntago bari kumufasha kuko batewe uko njye babonye navutse baramfataga agahita asenya nk'ahantu bahita bagira ubwoba niyo mpamvu uwo mwana nyine yakuze ari we umufite aho yegeye hejuru nyine akamurenza urugo akongera akamugira akamugarura akongera akamurenza urundi agera aho aramwica n'aho amwiciye bamenya ko yakishe baramushyingura bamushyinguye ntabwo aramutaburura kuko bamushyinguye areba babona arahetse kandi umwana bamushyinguye batinyaga kumwegera kuko yararwanaga yagiraga amahane haba nyine bahita batuma abayobozi barangije nyine bamushyingura ubwa kabiri ubwo bwa kabiri bagombye kumuhambira polisi imuraza muri gereza ahambiriye bamushyinguraho atazi nanjye ntago mazi yari umukobwa yari umuhungu kari agakobwa nuko nubwo waciye muri ibyo byose ariko Imana yakomeje kuba Imana yawe Imana yagiye kuzigama nubwo ufite ubuhamya bukomeye bubabaje kubyarwa n'umubyeyi w'umusazi ukaba ukiriwe Vicky waha Imana icyubahiro nukuri ni icyaha iminsi yose kuko ntago ubundi wakabaye ukiriho kurumva ko n'uwo murumuna wawe karumuna kawe nako yarakishe kandi nawe siwe ni uburwayi dushimiye Imana cyane rero yakurinze ukaba warakuze ukaba ukorera Imana ubundi wumva ukunda gukorera iki Imana nkunda kuyibyinira ubu wayibyinira yenda hari nk'abantu nko ku rusengero bakubona ukabyina bakumva ko ari umurenga ariko hari icyo uba wibutse nyine bose harimo ababikora ariko twe hari ababikora dufite amakuru afatika nimba wari umwana amaguru areba hejuru akaba adatamaritse ikazi kayagorora ni gute ntatambira Imana n'amaguru se yari afite ikibazo ndi umwana wirwariye ikintu bita ivunja kuko ntabwo wambwira ngo uraba umwana urara mu ishyamba uba waranihaze ntawe ukwiyitaho wumva muri wowe kubaho nizere se nta n'abavandimwe ba mama bari bariho uwo nzi ni nyokorome kandi
ntabwo namukunda, sinzi ntabwo nyine. yagukundaga yatinyaga ubwo wenda no kwitwa umuvandimwe w'umusazi akihisha n'ibyo wasanga biri, ariko Yesu ntigeze agira isoni zo kwitwa Imana yari yawe. we wankiza aha ku isi. Amen. Rero ikintu mba amavunja rero urayarwara uza no kuyakira. niyo mpamvu abantu benshi bazareba ubuhamya banzi barabizi ko nkunda kwibyinira Imana. Bakuru hagati banzu yibyinire rero. Sibyo? Nidusoza turasoza, ndasoza nyisirimbira. Uyisirimbira, turashaka kuyisirimbira. Ndayisirimbira rwose nta kibazo gihari. Kuko mba numva mfite ibyishimo byinshi, kuko ubu ngubu kuba tunicaye tukarebana tukavuga nayo ni amateka. Kuko natinyaga nko kuvuga mu bantu benshi cyangwa kuvuga, kubera ntago nahawe amahirwe yo gusabana n'abantu. Nabayeho mu buzima bwanjye numva nyine ndicibwa, ariko ibyo nibwiraga hari icyo Imana yari imfitemo nazi. Ariko maze kuyicengeramo uko yabonaga mushaka guharanira kubatizwa, ko nanjye nge ndirimbira Imana. Kuko nabatijwe ndi mutoya, ndabyibuka basanze umushumba nyongera, uwo mama wanderaga nyongerera imyaka, nabatijwe mfite imyaka 11, ariko bavuga ngo mfite 13 ariko ari 11. Nuko ariko mbona ndabatizwa, noneho mbikora mbirimo neza, nkabati ubwo nimba utarahawe umwami n'umukiza, ubu ngubu iyo ndi kuririmba Imana murakarama. Mama Maria we, mama Maria we, Maria oga urafotora ha n'akanyabura hafoto mari bambamba ku musaraba ngo bana banjye bekubita mujya mwibuka njya ku musaraba ntakina. Kubw'ubu buhamya dusengere n'abandi bana bari mu bibazo nk'ibyo. Hari impamvu Imana iba yemeye ko ubu buhamya mu bwumva, kandi mwabakozi b'Imana mwe muzumva buno buhamya. Nawe uri umuntu uzi gukorera Imana icyo ari cyo, uzakorera Imana kandi izaguha umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi, uri Imana yihagije mu mbaraga no mu bwenge. Twumvise ibintu bikomeye, hari igihe umuntu aba yiganyiriye yibaza ko ari ubabaye, ariko ubu buhamya budusubijemo imbaraga kuko wakomeje uyu mwana kandi uzakomeza no kumukomeza. Turamusengeye cyane, dusengeye n'abandi bana bameze nkawe bakiri mu mihanda, bavutse muri buriya buryo. Mwami Imana, ibikomere ni byinshi, ariko Yesu ujya womora ibikomere, ujya womora inguma, ujya ufasha umuntu ukamuhindurira amateka, akakwizera akava mu byaha. Iyaba atari wowe Yesu, Viki ntago aba ari hano, aba ari no mu zindi mana, aba yaragiye no gushakisha no mu bapfumu. Ariko ushimwe Kristo kuko wamufashe ukamubera ibyiringiro, kandi akaba akomeje urugendo rujya mu ijuru, akaba anezerewe Imana yamuhamagaye. Turasengera abantu bose kugira ngo bafashe abazumva buno buhamya, uzabahe gukizwa Mwami, uzabahe guhindukirira Imana, bizere Imana ihindura amateka. Turagushimiye kandi n'uyu mubyeyi turamusengeye kugira ngo uzamukize mu izina rya Yesu, azabe muzima, kuko byose nta kikunanira. Ujye unetraliza imigambi mibi, uzadufashe igihe kimwe nitumubona tuzamusengere kandi ukora imirimo ikomeye. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero tugiye guha umwanya Viki noneho abyinira Imana ye nk'uko yabisabye. Imana yamukuye kure, afite ukuntu yayibyinira ikanezerwa. Ngaho rero duhaguruke noneho uyibyinire. Kakanura gafite kandi uri umukobwa, kandi ibi bintu biraruhura, birafasha. Yego. Nk'umwana wa mayiho buriya agiye atera akaririmbo ngo nta joro ridacya nta n'imvura idahita, n'ibyo byajya bimukomeza cyane. ngiye kubaririmbira akaririmbo nako nakihumure. Duhura nawe bwa mbere naragukunze, nyivugana nawe bwa mbere
naragukunze cyane wantumye intumwa Yesu wazirenze imwe unyandikira n'urwandiko ntabwo nararusomye imvugo yawe nziza imagutuza ijambo umbwiye ryose rirankomeza naragukunze kubw'igitego watsinze igorogota ku musaraba umutima mwiza wagize umwe w'ubutwari uhita witangira abana b'abantu iyo twihebye tubuze uko tugenza uduhumuriza n'ijwi ryawe rituje iyo twihebye tubuze uko tugenza uduhumuriza n'ijwi ryawe rituje amen Imana iguhe umugisha tubusangire Imana iguhe umugisha abantu baryohewe cyane bari kuvuga ngo none ukongeye gusirimba nanone wabyinnye agakorasi ngo ngera usirimbe abantu bashira umubabaro kubera Imana yawe oya gusirimba ni ibyanjye rwose kuko njya nkururo ku bintu nagendaga amaguru ameze uri majyanjari ariko nkaba ngenda gutyo bakaba ngo imbega akatsi keza kandi habaga hariho andi mabara ariko nkakurura ayo mabara yavanyeho cyangwa harimo n'abayarwara bagahita baremara kuri abagendaga ariko nkaba ngenda gutyo nyine ubyumva waba yumva ari ikintu cyoroshye ariko kiba gikomeye ngeyo ndi kubyina ndagikurura nkayibyinira uko imbaraga zanjye zose yamaye zingana yego rata Imana iguhe umugisha haleluya amina aratubyinira bakunzi barabohora TV murabona ko uyu mwana ni umukobwa mwiza wambaye ubwiza bw'Imana je mumenya Imana yamumpaye nk'umwana shima Imana yagiye impa abana benshi ngo mbafashe mbabere umubyeyi n'uyari mu bana banje kandi nzi neza ko Imana izakora ibintu bikomeye vikinda gukunda cyane ndabakunda kandi urabizi ko ngukunda kandi ndashimira cyane n'umubyeyi wakureze bwa mbere hanyuma bigatuma nanakumenya uyu mubyeyi harya ninde Stella Mana ishimwe nukuri uyu mubyeyi nawe yakoze umurimo ukomeye arakurera aragukuza mbese afatiraho wa mukecuru yaragereje nawe aragerageza Imana imuha umugisha muri wa mugisha Imana iduha wo kubyara abana ari gihe nyine ibaguhana n'ubushobozi ufite ariko kubera ko ufite uwo mutima ikagenda izana n'abandi bantu niba wifuza nawe kujya ufasha abana nk'aba ari abari mu mihanda hari n'abandi uzaze uce mu gikari utwandikire tujye tuguha connection y'uburyo aba bana wabageraho Imana iguha umugisha reka noneho aduterera kandi atubyinira kandi reka ngutambire uri Imana nkuru haleluya reka ngutambire wangiriye neza reka ngutambire uri Imana nkuru uri Imana nziza reka ngutambire wangiriye neza amabwira gakorasi mu nterere ngo niba uri muri Yesu neza gumamo yarakureze iragukuza ikuvana mu mayibobo iguha ababyeyi mbese ako kari korasi niko nshaka kubasorezaho yego niba uri muri Yesu neza gumamo ngo niba uri muri Yesu neza gumamo niba uri muri Yesu neza gumamo mukobwa niba uri muri Yesu neza gumamo niba uri muri Yesu neza gumamo ngo ayaya gumamo ye gumamo ayeye gumamo atumara imibabaro ye gumamo ababuze amahoro baje bajyayo barayabona gumamo 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 nawe mukobwa ugumemo gumamo nubwo wanabikomeye gumamo Imana igiye itanga amahoro gumamo nabikira urabibona
gumamo yaba atarahindukiye gumamo ngo hitemo neza gumamo ntago aba akiriho gumamo ariko urabibona kuba yarahisemo inzira rigana i Siyoni gumamo agira neza gumamo atanga amahoro gumamo akiza amavunja gumamo akiza indwara gumamo gumamo amina amen nako ngako nako wari utwongeye Imana iguhe umugisha twaryohewe cyane twumva wagumye ukabyina ariko naho ubutaha niyo mpamvu Imana nyine igikora gutya twabo abana bazishima ababa bumva ko bikomeye atari kunange ibyiringiro ndabifite cyane uyu mwana uri gutambira Imana gutya kuko mfite ibihamya ntabwo ari ubwa mbere nanze ubuhamya bana bakunda kumama ukuntu ubuseka ntabwo ariko byahoze ntabwo nakundaga kuvuga ariko ni ukubera Imana iguha umugisha reka duse n'abasoreza aha dushimira Imana ibyo yakoze ni imirimo ihambaye Imana ibaha umugisha amen Mana turagushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza uyu mwana agutambiye n'imbaraga ze zose ariko turamushinganishije mu maraso ya Yesu kugira ngo uyu mwana umukorere bikomeye kandi umuhe umugisha ko agukoreye nk'uko umutima uri ku myaka ye uzamusindagize umugeze aho akwiriye kugera izina ryawe rishyirwe hejuru amen turabashimiye cyane rero tukongera twicarira turabashimiye ni ukuri Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha twaryohewe n'ubuhamya bwa Viki kandi ni ukuri ni umugisha ukomeye kumenya Yesu bakunzi barabohora TV abari mu Rwanda abari kure twabasabaga ko mwakora subscribe share na like na comment kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho byoroshye Imana iguha umugisha wowe ugiye kubikora Imana iguha umugisha nimero ya telefone 0783146227 amen reka Viki aduhe nimero ye kugira ngo abantu bazashaka kukuvugisha bazakuvugisha murakoze cyane nimero yanjye ni 073555276 Yesu aguha umugisha shalom tambire mutaramire ugubwe neza ipfubyi zigubwe neza abacitse intege bagubwe neza amen ngaho yigini nzagutambira kuko n'amavunane ndwaye warayamaze igihe wanduhuraga reka nkutambire nkutaramire ugubwe neza nzagutambira kuko n'amavunane ndwaye warayamaze igihe wanduhuraga reka nkutambire nkutaramire ugubwe neza haleluya nzagutambira igihe wanyujije amavunja nagendaga namaritse amaguru ariko waraje mwami urayagorora haleluya kuko n'amavunja warayamaze igihe wanduhuraga reka nkutambire nkutaramire ugubwe neza yego amen